Aperi ifite aperi urayivuga urayizowe aperi haya shita ako gita reka nkubaze ikibazo kimwe ni uraje uramvangiye ubundi ibintu by'imipira urabizi ngewe mupira ndawukurikirana buriya liga nini inshuti yanjye abanyamakuru bose ukwiyemera mani ngewe shobora nabivuze navuga ni aperi Rayon Sport inzovu yari turi kumwe iravuga ngo ngewe ngaho kugira ngo ingisigaje nk'umukino umwe ngo kugira ngo wenda ngo ibone intsinzi ngo yakwemera umwana wayo ngo umwana w'inzovu akavunika nanjye nababwira nanjye rero aho kugira ngo umwana wanjye ajye gukinira Rayon Sport urumva namubura yes ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga iki aperi yarabinkoreye ujya munsi nararyamye ndasinzira bumaze icyumweru cyose usinzira agatotsi ari kose neza cyane gita utagiye kubeshya wari uri kuri stade narindiyo njye nirinze kwereka abanoza abanyamakuru koko nagiye nambaye ya mask cya kiboro urebera mu jisho no mu zuru nicyo cyo nagiye nambaye dawigeze abenya ngo gitafu nindi ariko match ndayitangiye iriyo irangira ikintu wari uri kuri stade ikipe yawe iratsinda ntiwigaragaza norese nakwigaragaza nka kintu ntugaserebura abafana njyane kugira nabyemere njye naragenda avugana abantu nyine muka mbiretse hanze ntabwo harakavuyo kuko inzovu no mureyo gitafu no mwaperi naho hose ibyo bintu nahuze ibyo mu miriro base gita utuvugisha ko ngendagira unyibwirire gitambwiza ukuri ikipe hapera umuntu watsinze igitego ninde mu batsinze ibitego base mbwira urabazi icyo cyo nakubwiye ngo ni nambaye mask ese mask ari yambaye mu mask mask yanjye ntabwo yanyerekaga ibintu bimwe biraba gusa numvaga ibintu mu matwi ariko simbere n'amaso yanjye okay mbwira nta kibazo mbwira abakinnyi babiri batatu ba Aperi tumva rero twumvikana umunyamakuru genshi yaha nanigire mu kazi nta kibazo nk'umurufana wa Aperi kugomba kugerageza ndayifana nakubwiye ngo ngewe ubu tuvugana ubu n'amaraso yanjye bapimye basanga harimo igikona ni ukuvuga ngo ni ikipe yanjye iri mu maraso murakopa turabatsinda ni ukuvuga ngo rero twebwe biriya bintu Rayon Sport cyangwa kikugumura twaba derisi umuriro ariko nushaka wiyahure ngo ndabizi ngo turabikora arabwiye ngiye ikipe yanjye ikipe y'igihugu ikipe y'ingabo z'igihugu RDF ariko ubundi mwebwe kuki ushaka kujya kugiraho umusazi ese gitareka nkubaza ikibazo kimwe kandi ngiye mbwiza warebye match si byose wayirebye n'amaso yawe yambaye mask ni cye kintu wabonye Aperi yarushije icyo nabonye cyo twarushije Rayon muri mita ya mbere twagerageje gusatira news Rayon ahantu bakurira amakosa ni ukuvuga ngo umutoza yagiye mu mutwe washyiramo ko agomba kudefanda gusa byonyine bo bahangana no kudefanda twebwe twahangana no kujya gute no kwataka ntabwo uri Rayon Sport nagombaga kumushyira igitutu bakajya mbonye igitutu hari ni cyo kintu wabonye umutoza wa Aperi yakoresheje kugira atsinde Rayon Sport bira bitego byanga mu ubutoza wa Aperi yakoresheje we yirengagije induru y'abareyo yirengagiza kira gitutu cy'abareyo yirengagiza hari amarozi y'abareyo yirengagiza bira bintu kuvuga ngo ni za botere ngo ni za hehe arabyirengagiza aravuga ati ngendaje nkore kubita imibare arangije mu kibuga agerageza guca bugufi apanga umukinnyi neza abakinnyi barajya baranywa arangije avuga ati nanjye Rayon Sport umwataka abantu muyatake Rayon Sport ikagwangana no kuvuga ngo baradefanda byarangiye ari bitego si bitego bitatu bwa mbere mu gice cya mbere twatsinze ibitego bibiri mu gice cya kabiri muri mita ya kabiri dutsinze igitego kimwe cyarara salama reka nkubaza akabazo wararebye match koko nkuko bivuze n'ubwo rwose wahise uvuga ngo warambaye mask Aperi yambara irihe bara Aperi yambara umweru n'umukara ubyo sura bye yambara umweru n'umukara cyangwa yambara umukara n'umweru mwese umweru n'umukara nyine ngiye mbwira n'umukara cyangwa umukara n'umweru umukara n'umweru zose kimwe none se Rayon Sport yambara irihe bara Rayon Sport yambara icyatsi n'usa n'umweru rega bundi twebwe tujya gusa ku myenda ikintu kidutandukanya ni umukara n'ubururu ubundi ahandi hose turasa none ndagira ngo ugire ikintu abantu babwira Aperi kugira ngo none zitsinde za piramide so ibonye piramide nabwereka nuko tuteye twabivuze buriya nabwiye njya kuri radio nkavana nyamuneka piramide twagomba kuyikoza isoni ahubwo ubu tuvugana ubu piramide ubu ngubu irimo kumva Aperi yaratitiye kwa kundi ikipe iyo bajya ngo ifite ubwoko ko bashaka kuzatera porofore niba za profe niba ari parufe ariko ndibaza ukuntu ikipe bayitera parufe mani none se nyine mbwira nta kibazo nyine kugira ngo uretse urahita umubaza
kugira ngo APR noneho izatsinde Pyramide ko ari yitera ubwoba kugira ngo tuzajye mu matsinda. APR igihangana na za Pyramide na za Simba na za Yanga birasaba iki? Ikintu bisaba umutoza we ntago agomba kwirara. Umutoza ibanga yakoresheje dutsinda Rayon Sport agomba kugasaza ari kuba gatatu. Urumva Pyramide rero biriya bintu yigize arango ni za Pyramide ziriya ya Pyramide iriya ndashaka ko tuzayikoza isoni ejo bundi kuri match. Ni ukuvuga ngo umutoza wanjye kinemo gukora twebwe perezida yarateguye arimo ashaka kugura abakinnyi b'abanyamahanga n'abahinde tuzabagura twebwe mwebwe ikipe yanyu muraga amafaranga yanyu mukayashyira mu makofi yanyu mukajya kwirwa mujya kugura ibibanza mwaguze abakinnyi. Yego ndeka ngende iyo nama uretse iyo nama nyine ukivuga niyo mukinnyi ubona kuri nosi wabuze nk'abakinnyi babiri wagira inama kuzana muri APR kugira ngo none bazahite batsinda none ku buryo bazatsinda na Arsenal. Nese utagiye kure reba uno Jesus Gabriel ntabwo yadukinira. Reba uno ikibazo ubu ngubu nabwo mbise mbyibagirwa mbabarira nigendera mu munyamakuru we eko mugenzi wawe njya kubaza ikintu ubutumwa bumwe ku bareyo ubundi wikomereza gahunda ubutumwa bumwe naha abareyo buriya abareyo bwebwe bababyina mbere ya match. APR tugiye kwikoza isoni ugasanga umusaza yaje yatutubikanye agaturika nuza zabutangaje gufa nibyo koko Rayon Sport ifite umufana ariko ntago bazajya ku rwego rwa APR nko kugira APR umufana duhagaze ubu ngubu twebwe kuri Rayon Sport yabaye imboga yayikarabye rigende Rayon narabibabwiye nongeye mbisubiremo mwebwe igitutu cyanyu Rayon Sport yegeranye na kipe ya KNC. Urabona urugero rwa hafi buriya KNC ibanga akoresha we aragenda akakotsa igitutu akakubikamo ubwoba mana we mbere match ijya kuba wamaze kurwara umutima. None se nka buriya KNC na buriya Rayon Sport ubona izaza nko ku mwanya wa kangahe mu ishati ibya KNC urabizi KNC izaza ku mwanya wa kangahe izaza ku Rayon Sport izaza ku mwanya wa kangahe Rayon Sport ibyo bya Rayon Chiyanga nigiye mu masengesho bro ngiye gusengera bya bikorwa bya Rayon bya wa muhungu warakora ibintu bidasanzwe ukora ibintu bya dukuvangura tugiye gusenga ubwo twafashe umwanya ko abakomite bose tugomba gusengera bari abantu barimo gukora ibintu bidasanzwe niba ari byo koko turi gusengera ariko ngiye kuvugana n'Imana mudeke nigendera sawa. ese kare mbaswe kandi bahereza ikaze mbashimire cyane by'umwihariko kuri subscribe kuri YouTube channel zacu turi kuri Shiro na Abimbere TV. Bimeze musaza Ewana imeze neza mu Kinyarwanda. Ibintu n'amahoro. Amahoro gusa. Akanya neza akagofero ku Karano ariko. Umukara n'umweru. Ndabura kubivuga umukara n'umweru ariko burya. Ibize biterera. Hari ndi baranja nambara nk'ubu. Ariko ntago ngewe niyo yanjye nambara n'ubururu ariko. N'ubururu. Hari yanjye nambara n'ubururu. Ariko hari jeze binutse kubona y'ubururu yanitse APR. Umweru n'ubururu yanitse APR. Umuntu wararo watwitse uramuniga buri ararenze cyane. Uramuniga yari yambaye icyo bita intare n'ingwe. Intare n'ingwe yari yabyambaye yari yambaye intare tubona gahenera intare n'ihene. Yes nyanga rero ko twinjiye turi ku munsi wa mbere none ku wa mbere tuve muri weekend imwe muri weekend zari zishyushya mu mujyi wa Kigali. Ntari bicika ni siporo kandi abantu bavuga abantu bajye baza babizi kwishira tuve no mu imbere tubabwira cyangwa kutwumva hanyuma hari ikintu batabonye hari amakuru batabonye hari ibyo batumvise reka mbanze nkubwirira akantu ese wari uzi ko sibyo yakize nka Green Hills cyanya rutarama ariko iyo atangiye kuvuga gusa tunakora mu gishyaka nuko yacho wabyumvise gushotora nano ariko wansubijemo ka kantu kanze nkumvishe Nyanza kawa Nyanza kwasoreje ejo bundi tugiye kwinjira muri dereva wa Nyanza byasaba ko twinjira kuba imbere tukajya kukarebaho reka mbanze nongere mbanze nkumvisije wewe utada Jangwanovic mwumvise ukuntu aravuze ngo iyo ubonye Wasiri atari kuvuga acecetse wagira ngo ashoje kwiga muri Green Hills ariko yavuze uhita ko ari mu biryogo mu marangi kawumbe none muyobozi tubandikiye ibaruwa tubasaba ko
iyi kipe izakira match ku itariki 8 z'ukwa 11 yakinisha abakinnyi 14. Abo ni 11 basanzwe bahora bataka ko bibwe, bazongerwamo mu expert mu izamu agahagararana n'umuzamu, bakongeramo abadefanseri 2 biyongera muri 4 basanzwe bafite, bakahita bongeramo n'undi mukinnyi umwe w'umwataka, bakaba abakinnyi 15. Mwabyumvise? Uyu ni wa mugabo cyangwa se wa musore wanyu witwa nde? Wasiri. Tangaza Yarari kuvuga ko kugira ngo APR itsindi kipe ya Rayon Sport nuko bagomba kuba ari 14. Ibyo bintu urabyumva cyane ubyumva? Chambuzi urukunyumva? Ndakuba cyane. Yaravuze ngo bwana muyobozi, kugira ngo iyi kipe ibashe gutsinda Rayon Sport ni mubemere bakinisha abakinnyi 14. Uri kubyumva? Bakoresha abazamu 2, abadefense bongeye mu ndi mudefanseri uyunga kuri Yunusu na Krema, bakoresha n'undi mwataka uyunga kuri nde, kuri William Togwe. Wabyumvise? Niyo mpamvu umuvandimwe Jangwanovic yavuze kuri Wasiri hano ku kajambo ka mbere mbumvishije, aravuga ngo Wasiri umubonye atavuga wagira ngo ni umwana wize Green Hills, buri ugiye gusesengura ahita wumvamo ibintu byinshi. Navuga ko ari umuntu wize nyine wize neza, meze neza, wize neza nyine, mbese nyine wize mu buryo bwiza, atagenda bitari bya bintu byo kwanga twize muri groupe scolaire, sibyo? Ariko umubonye yavuze, noneho umubonye yavuze bitubona ati wapi rwose uyu nguyu wapi myigire yo banza aragiye shabanzi mu myigire yiwe banza aragenda agacikiriza bamuhatiriza. Dukubita twihuta twinjire ku munsi wa gatandatu, imyiteguro twinjire kuri stade kwanza. Erega nanjye ndi kubanza kukumvisha mbere ya match. Yego. Ndi kubanza kukumvisha mbere ya match uburyo imihigo byari bimeze. Noneho murabizi ukuntu, sibyo? Uwo bita Korode, sibyo? Disiwe nushinzwe abafana ba Rayon Sport, n'uwo bita Songa Mbere twaramuhamagaye hano, yatubwiye ngo iki? Umureyo ube mu rugo usetse uriye ibintu byose uza gukenera. Icyo nicyo ngukundira cyane. Atubwira ngo iki? Arambwira ngo dutsinda wivuga ngo nimuramuka uvuga ati mutsi yarabintsindagiyemo. Bro yabintsindagiyemo cyane. Okay, umva ukuntu noneho twinjire, ndabumbisha mbanze umufishe interview cyangwa mbanze ninjire muri nuze mu hada. Banza winjire tubaye twinjire ku kibuga mbere ya match, tugiye gutangira match kugira bimeze mudu confidence ubona gazirere kuri ruhande cyangwa se byose byari kimwe, twinjize nyine muri rusange mudu yo kuri stade mbere ko match itangira. Wenda mo gake yasubiye inyuma, urabizi tuvugana kirya gihe twavuganye na Songa Mbere, tuvugana n'umufana wa Rayon Sport bamwita wa Nyanza, atubwira ko abafana ba Rayon Sport biteguye cyane, sibyo? Amaze kubitubwira yongereho ijambo rikomeye navuga ngo iyo ukubise umuntu ugerageza no gukubita mukuru nawe uramuhabya batazagira ngo ni nkamwe mugufashije. Ikintu cya mbere navuga nuko abafana bose bari guhita, ariko abafana ba Peri cyane cyane bari bifitemo akantu, bamwe mu bafana bari bifitemo akantu, kuko hari umufana umwe twavuganye nyuma ya kamera arambwira ngo ntago nizeye neza nkurikije uriya mutoza wacu. Ndabikubwiye ni umufana umwe amwita Fana Gikona, abimbwiye nyuma ya wa Peri. Arambwira ati nkurikije uriya mutoza uburyo anganyije na Kiyovu, uburyo yatsinze iriya kipe ya Gicumbi 2-1 yahansorinze, uburyo anganyije na Rutsiro, biriya bintu rwose iyi kipe izadukubita 15 ko yavuze. Arangije arambwira ngo ibintu biragoye birakomeza, nshobora kutanaza.
ariko ikintu cya mbere cyo nabonye kuri iriya match, abakinnyi ba peri bari bafite motivasiyo ituruka kuki? Ubuyobozi bwayo ntabwo bwaje bro, ntabwo bwaje ubuyobozi bwa peri. Chairman wa peri Afande Mubaraka Muganga CDS ntabwo yaje kuri match ya Kiyovu Sport, abona uburyo ikipe ibuze n'inoti bro, abona uburyo ikipe hubwo kugira ngo utsinde iri guhanwa, iri gukora amakosa, aravuga ati no, ntago nagaruka. Ntago yigeze agira ubavu, uri kubyumva neza? Ayo makuru ntago mwari muyazi, ntago yigeze agira ubavu. Nyuma yo kuva Rubavu yarakomeje arituriza. Ayo niyo makuru mfite ndi kuvana mu mihanda. Bamaze kunganya Rubavu, urabizi ko APR ubundi yajyaga gukina match ikomeye, yaba ari ya Rayon Sport na APR, yaba ari na match international. Ahagomba iyo hataje James Kabarebe, haza Mubaraka Muganga, bari abayobozi ba APR bakomeye baba bari hariya Kironyi, ariko ntibigeze baza bro. Haje umuyobozi umwe ababwira mu buryo bw'uko afande cyangwa se ubuyobozi bukuru bwavuze, ukumva ukana arababwira ngo ni amakuru njye ndi gukura hanze, Afande Mubaraka Muganga, wabyumvise? Ntiyaje kubw'impamvu z'imyitwarire mu mazimisi mugira gute mwitwaramo, mutsinze muvuyemo mukubiswe 5 sibyo muri Champions League, muri Sekafa mwarapizwe mu myaka 83, mwari mufite amahirwe yo kugitwara. Ikindi mugeze Nyarugenge mutsinze mubonye amanota 3 kuri Gicumbi zamu cya kabiri, ari mwe mwabahaye abakinnyi bavuye mu ntare. Mari Kiyovu Sport muraje muhuye nayo, ariyo mwayihaye abakinnyi b'intare, nabwo irabakubise. Wabyumvise? Abakinnyi b'intizanyo muhuye na Rutsiro nayo muranganyije mu buryo butagaragara, butumvikana. Mwarangiza muraje muravuze ngo arababwira ati nimugende, mwabonye ubutumwa, muravuga ati mugende, turabizeye. Ukumva? Turabizeye, twizeye ubushobozi bwanyu, mugende mukotane. Ukumva ko kana? Iyi derby rero ninjiramo muri derby yatsinzwe n'abakinnyi, ntabwo yatsinzwe n'umutoza buriya. Abakinnyi nibo bayitsinze bro. ntacyo umutoza yakoze. Toza sosibye kuza akavuga ati wene 11 n'umunini babandi basanzwe bajyamo, ariko bundi niyo umutoza bari kumwirukana bakagarura nuze Ndori, yari gukubita umuntu. None akabaze ko umutoza Serious ari gukubita umuntu. Ndori yaza we uriya mukino utoza intare, Ndori yari gukubita umuntu wamwe na Ngabarubere. Oya ni Ndori iriya nibagira irindi zina ryo n'utoza intare. Uriya watwaye igikombe ubushize. Wapi? Watwaye igikombe ubushize ejo bundi birukanye uriya mutoza Darkonovic. Sumuzi se? Ukira aho ngaho kugira ngo uvuge ngo umutoza abakinnyi babashije kuba batsinda Rayon Sport, bisobanuye ko Rayon Sport ari insina ngufi muri iyi minsi cyangwa hari ikindi bisobanuye? Ntabwo ari kuvuga ko ari insina ngufiya. Ndakotinga umuvandimwe cyangwa se perezida wa Gasogi Kenisi, niwe wivugiye ngo iyi Rayon Sport barebye nabi nuko wenda ari abareba baba bafite nyine mudomo. Iyi Rayon Sport ibyo rero byabishimangira turinjira kuri bicimo gake nyine ku kibuga. Mbere ikintu nabonamo nuko abanyamakuru ntago bagishyigikira APR. Cyo cya mbere ndabanza mbana n'abaznenge rwose mbabwiza ukuri, babwire ngo ntago mugishyigikira APR mu bikorwa byacu. Barapfa ko batagikunda cyangwa se batagifitemo umwanya w'ubwisanzure nk'ubwo mu jeza byari bimeze. Kandi noneho muri iki gihe abanyamakuru nabo basigaye barira, ba siporo basigaye barira mu makipe ku bayobozi. Icyo kintu cyagaragaye, kumva iradiyo imwe mu maradiyo mu Rwanda
bari kuvuga ngo iyi kipe impamvu itigeze abafana baza ntabwo bigeze bakora mobilisation n'uburyo batigeze batanga amafaranga, atanga n'urugero rw'ikipe imwe hariya yatanze amafaranga n'amafaranga arayavuga. Ubise umunyamakuru yicara hari akavuga ngo ikipe nkunda ya mbere niyi, iya kabiri zagwa inyuma niyi, ikipe ya mbere nanga mu Rwanda niyi. Abantu barabizi nibageho baramuzi nukomeye cyane. Umuntu yanga ikipe gute? Ngira ngo ushaka kutayifana. None se umuntu ndavuga ngo muri siniya tuvugishije ukuri tuvuze ngo uyu uri siniya sibyo, tuvuge nk'urugero wenda se muri showbiz cyangwa se kuri YouTube sibyo, tuvuge ngo wenda se ikinyamakuru runaka sijye gukotinga ngashira runa uriya ni umureyo rwa Kiroso se turatinya kuruvuga se. Kiroso uriya ni umureyo naye yatinye kuza Kiro watashe wabaresha Kiroso naye yaraje ahita agenda wabareyo, yaraje Kiroso yaje kwireba noneho nimba nka tuvuge nk'urugero nka Shiro TV bivuze ati niyo ya mbere mu Rwanda muri showbiz cyangwa se nako muri YouTube, narangiza ngewe nkaza nkiritika ndi ma YouTube kumva naba ndi senya ahubwo ibindi byose ibyo tubyoro twikomereze ku munsi nyirizina nyine derby twayinjiyemo, ubundi turebe ibyo n'ibyo turebe ukuntu byari byifashe zirimo kwesurana. Twinjire muri ku munsi wa match saa 9 gusa wabonaga abafana bose bishimye ku mpande yose bari guhiga muganira bahiga. Tugiye muri stade wabonaga ko muri stade abafana baje hahandi muri bibiri bari benshi, ariko muri Skybox naho nabonaga baraje rwose ariyo nuzuye, ariko mu bafana bandi hahandi se hamwe ha miliyoni 2 hariya kandi ndi kukubwira hari huzuye yewe mama we hariya kodesha po kabisa, hariya niho hambere huzuye mbere babuze abandi bahita babazana babapfunyika ahandi muri za hose bagenda babatera huzuye hari huzuye hariya muri utazashire kure eshanu hari rwose baruzura kubera ko hari n'abandi bari usiko no mace hari abantu baturuka hanze bagafata indege bavuye Amerika bro baje kureba derby ya APR. Ngiye hari umuntu nzi waje kuri derby ya APR ni umupapa si muvuze izina ariko ariyumva, yahuye n'umukobwa umwe w'umureyo wa hano mu Nyarugenge nako wa hano Gikondo. Uwo mutipa hano ati afite umugore navuye Amerika mu Bwongereza na Amerika hagati aho ngaho numva nimba nibuka neza, yarambwira ati ngiyewe nafashe indege kuwa 4 nje kwita kuri derby. Umvise nta kipe fana muri kuri hagati ya Sport na APR ariko nta kipe ngafanagamo, ariko ikintu gisakeje ngo yaraje kugira ngo arebe itsinda abari yafana kabisa. Imvu gisakeje se muri ako kanya yari yicaye hirya, yari yicaye umuntu wambaye jezi yari ari kuriraho umukobwa ariho nari ukubwira se kurukurira. Baraganiriye bro, baraganira arangije aramubwira ngo basi niki nakora kugira ngo wishime nyine utagomeza kurira. Ati nta na kimwe, iyo siporo niyo nyimi ibyishimo nta na kimwe njye kugurira ko reka njye kugurira byereka baturukanye Remera aramuherekeza amugeza hano kwa Mirongo n'amaguru muhoza. Aravuga ati basi tujya hano byakuze umukobwa arambwira ati ngiye twajya hano angura akamushita, ariko nabwo nahitagamo amarira n'ibintu yambwiraga simbizi gusa ni igisoranye kimeze nka cya Shiro. Gusa icyo kintu cyambye cyo nashatse kukubwira nuko iriya match izamo aba diaspora benshi bro, kandi no APR no yifite n'uruhande rw'aba diaspora nubwo bataba bahari bafite ibendera bafite idarapo ryabo bandroli yabo baza bagaterekaho diaspora fan club APR. Hari amafaranga barayishyura bro, uwo mwanya nta muntu ujyamo ese barayishyura amafaranga bata ariko APR bivuga ngo ngo Sport ngugira abafana benshi, kugira abafana benshi batagize ikintu bayifasha. Aya aho nabonemeranywa nawe nibyo ariko n'ikire Sport ituzwe n'iki ni Nyagasani nkuko wabivuga abafana baya akanyenyeri baragakanda
barakubwira ngo dukeneye kugura umukinnyi wa miliyoni 25 bikamara ukwezi nta miliyoni 25 batiri bazana urukumva abantu bafite amafaranga ari bafite ufata umukinnyi we kamugura kamutereka mumbwira uvuga ati umukinnyi yazanye uyu muntu ariko neza mubwira batatu ba pe nijoro rimwe buretse gakoza kuri dore nijoro rimwe bahita ngo nijoro ry'intare banza nibuka neza cyagiye mbere y'ijoro y'Inyeramiro bakoresheje bro abantu 5 bonyine miliyoni 400 niyo bazitanze se bonyine miliyoni 400 nijoro rimwe miliyoni 400 umvise aperi ifite aperi urayivuga urayizowe aperi haya shita ako gita reka nkubaze ikibazo kimwe ni uraje uramvangiye ubundi ibintu by'imipira urabizi ngewe mupira ndawukurikirana buriya liga nini inshuti yanjye abanyamakuru bose ukwiyemera mani ngewe shobora nabivuze navuga ni aperi Rayon Sport inzovu yariko turi kumwe iravuga ngo ngewe ngaho kugira ngo ingisigaje nk'umukino umwe ngo kugira ngo wenda ngo ibone intsinzi ngo yakwemera umwana wayo ngo umwana w'inzovu akavunika nanjye nababwira nanjye rero aho kugira ngo umwana wanjye ajye gukinira Rayon Sport urumva namubura yes ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga iki aperi yarabinkoreye ujya munsi nararyamye ndasinzira bumaze icyumweru cyose usinzira agatotsi ari kose neza cyane gita utagiye kubeshya wari uri kuri stade narindiyo nge nirinze kwereka abanuza abanyamakuru koko nagiye nambaye ya mask cya kiboro urebera mu jisho no mu zuru nicyo cyo nagiye nambaye wigeze amenya ngo Gitafu n'indi ariko match ndayitangiye iriyo irangira ikintu wari uri kuri stade ikipe yawe iratsinda ntiwigaragaza narase nakwigaragaza nka kintu ntugaserebura abafana njyane kugira nabyemere njye naragenda avugana abantu nyine mukambiretse hanze ntago arakavuye kuko inzovu n'umureyo Gitafu n'umwaperi naho hose ibyo bintu nahuze ibyo mu miriro base Gita utuvugisha ko ngendagira unyibwirira Gita mbwiza ukuri ikipe ya Peru umuntu watsinze igitego ninde mu batsinze ibitego basi mbwira urabazi icyo cyo nakubwiye ngo ni nambaye mask ese mask ari yambaye mu mask mask yanjye ntago yanyerekaga ibintu bimwe biraba gusa numvaga ibintu mu matwi ariko simbere n'amaso yanjye okay mbwira nta kibazo mbwira abakinnyi 2-3 ba Peri tumva rero twumvikana umunyamakuru genshi yaha nanigire mu kazi nta kibazo nk'umurufana wa Peri kugomba kugerageza ndayifana nakubwiye ngo ngewe ubu tuvugana ubu n'amaraso yanjye bapimye basanga harimo igikona ni ukuvuga ngo ni ikipe yanjye iri mu maraso murakopa turabatsinda ni ukuvuga ngo rero twebwe biriya bintu rero siporo cyangwa kikugumura twaba derisi umuriro rero ko nushaka wiyahure ngo ndabizi ngo turabikora arabwiye ngewe ikipe yanjye ikipe y'igihugu ikipe y'ingabo z'igihugu RDF ariko ubundi mwebwe kuki ushaka kujya kugiraho umusazi ese gitareka nkubaza ikibazo kimwe kandi ngiye mbwiza warebye match si byose wayirebye n'amaso yawe yambaye mask ni cye kintu wabonye aperi yarushije icyo nabonye cyo twarushije Reyo muri mita ya mbere twagerageje gusatira nuza Reyo ahantu bakuriye amakosa ni ukuvuga ngo umutoza yagiye mu mutwe washyiramo ko agomba kudefanda gusa byonyine bo bahangana no kudefanda twebwe twahanganye no kujya gute no kwataka ntabwo uri umuresi ko nagombaga kumushyiraho igitutu bakajya mbonye igitutu hariya ni ikihe kintu wabonye umutoza wa peri yakoresheje kugira atsinde Rayon Sport biriya bitego byose banga umutoza wa peri yakoresheje we yirengagije induru y'abareyo yirengagiza kiriya gitutu cy'abareyo yirengagiza hari amarozi y'abareyo yirengagiza biriya bintu kuvuga ngo ni za butare ngo ni za hehe arabyirengagiza aravuga ati ngendaje mwereke gukubita imibare arangije mu kibuga agerageza guca bugufi apanga umukinnyi neza abakinnyi barajya baranywa arangije aravuga ati nanjye Rayon Sport umwataka muyatake Rayon Sport ikagwangana no kuvuga ngo baradefanda byarangira ibitego si ibitego 3 bwa mbere mu gice cya mbere twatsinze ibitego 2 mu gice cya kabiri muri mita ya kabiri dutsinze igitego kimwe cyarara Salama reka nkubaza akabazo wararebye match koko nkuko bivuze rwo gose wahise uvuga ngo warambaye mask aperi yambara irihe bara aperi yambara umweru n'umukara ubye surabye yambara umweru n'umukara cyangwa yambara umukara n'umweru mwese umweru n'umukara nyine nyine ngiye mbwira n'umweru n'umukara cyangwa umukara n'umweru umukara n'umweru zose kimwe none se Rayon Sport yambara irihe bara Rayon Sport yambara icyatsi
nusa n'umweru. Ega bundi twebwe tujya gusa ku myenda. Ikintu kidutandukanya ni umukara n'ubururu. Ubundi ahandi hose turasa. None ndagira ngo ugire ikintu abantu babwira. APR kugira ngo none zitsinde za piramide. So ibonye piramide? Piramide nabwereka nuko tuteye twabivuze. Bura nabwiye njya kuri Radio Ngavana nyamuneka. Piramide twagomba kuyikoza isoni. Ahubwo tuvugana ubu piramide ubu ngubu isirimo kumva APR yaratitiye. Kwa kundi ikipe iyo bajya ngo ifite ubwoko ko bashaka kuzetara profe niba za profe niba ari parufe. Hadi bibaza ukuntu ikipe bayitera parufe man. None se nyine bwire. Okay nta kibazo nyine kugira ngo buretse right mubaza. Kugira ngo APR none zatsinde piramide ko ari yitera ubwoba kugira ngo tuzajye mu matsinda. APR gihangana na za piramide na za Simba na za Yanga. Birasaba iki? Ikintu bisaba umutoza we naga agomba kwirara. Umutoza ibanga yakoresheje dutsinda Rayon Sport agomba kuzaza ari kuba gatatu. Urumva piramide rero bira bintu yigize harango ni za piramide ziriye ya piramide iriya ndashaka ko tuzayikoza isoni ejo bundi kuri match. Nuko vanga umutoza wanjye kinemo gukora twebwe president yarateguye arimo ashaka kugura abakinnyi b'abanyamahanga n'abahinde tuzabagura twebwe mwebwe ikipe yanyu muraga amafaranga ari mukashya mu makofi yanyu mukajya kwirwa mujya kugura ibibanza mwaguza abakinnyi. Yego ndeka ngende iyo nama uretse iyo nama nyine ukivuga niwe mukinnyi ubona kuri nosi wabuze nk'abakinnyi babiri wagira inama kuzana muri APR kugira ngo none bazahite batsinda none kubyo bazatsinda na Arsenal. Nese utagiye kure reba uno Jesus Gabriel ntabwo yadukinira. Reba uno ikibazo ubu ngubu nabwo mbise mbyibagirwa mbabarira nigendera mu munyamakuru we reka mugenzi wawe njya kubaza ikintu ubutumwa bumwe ku bareyo ubundi wikomereza gahunda ubutumwa bumwe naha abareyo buriya abareyo bwebwe bababyina mbere ya match. APR tugiye kwikoza isoni ugasanga umusaza yaje yatutubikanye agaturika nuza zabutangaje gufa nibyo koko Rayon Sport ifite umufana ariko ntago bazajya ku rwego rwa APR nko kugira APR umufana duhagaze ubu ngubu twebwe kuri Rayon Sport yabaye imboga yayikarabye rigenda Rayon narabibabwiye nongeye mbisubiremo mwebwe igitutu cyanyu Rayon Sport yegeranye na kipe ya KNS. Urabona urugero rwa hafi buriya KNC ibanga akoresha we aragenda akakotsa igitutu akakubikamo ubwoba mana we mbere match ijya kuba wamaze kurwara umutima. None se nka buriya KNC na buriya Rayon Sport ubona izaza nko ku mwanya wa kangahe mu shampiyona? Ibya KNC urabizi KNC izaza ku mwanya wa kangahe? Izaza ku Rayon Sport izaza ku mwanya wa kangahe? Rayon Sport ibyo bya Rayon Chiyanga nigiye mu masengesho bro ngiye gusengera bya bikorwa bya Rayon bya wa muhungu warakora ibintu bidasanzwe ukora ibintu bya dukuvangura tugiye gusenga ubwo twafashe umwanya ko abakomite bose tugomba gusengera bari abantu barimo gukora ibintu bidasanzwe niba ari byo koko turibisengera ariko ngiye kuvugana n'Imana mudeke nigendera sawa. ngo rero Gitafu nawe gutya akanyuzaho aratubwira uko byari ariko ndagira ngo twibize mu kibuga twisoreze na nyuma y'ikibuga uko byari bimeze ubundi twisoreze. Yes Gitafu arakoze cyane raje sesingura uburyo match byari bimeze ariko natwe reka twinjire mu kibuga. Ikintu cyo nababwira mu kibuga 11 mwarababonye hari ikintu cyahinditsemo banza ndansa cyo cyawe ni kimwe APR 11 mu twavuze ubukize hari nimwe wahinditsemo ari abarafinda arakinnye barafinda yabanjemo nuba nta cyahindutse ariko basubiremo hari utarakurikiye cyangwa se 11 kuri APR 11 kuri APR yari yakiriye APR muri Pierre Mario boy murumuna wa Rihungu Riboy suza cyane inshuti yanjye Mario Mizamu rwose wari waje avuga ati bino bintu banse kareka nze nkwereke we Pavel Nzira wereka ko kuba waransize none utanatsinda none yego Yunus na Karema baraza uvuga ati amakosa mazi imisi nkora nimba umuyobozi wanjye mukuru atari kuza muri stade cyangwa se atari kuza kudusura mu myitozo reka nze ngira ikintu nkwereka umuntu witwa Kagege bamwita Rwiziringa none nge ni mubi cyane uzi impamvu mwise Rwiziringa yafashe umupeti bitwa ngo ni basane nimba ari basane nimba ari nane ye baba we yaramuziritse yamufatiye mu rya bugingo
oya ntabwo ari mu rya ni no mu rya bugingo none se niwe mufatiye niyo ari mu rya bugingo kubera ko yese ahava ahita yigira kwa Korode Korode nawe ari aho ngaho kuri gatatu umuvandimwe bita mana yanjye uyu muvandimwe nijya kumuvuga ndabanzana nakure n'ingofero mo gakeya bamwita Sekiganda umusajya ukomeye cyane Sekiganda Ronald ejo nahuye n'umuntu witwa Migi Mugiraneza Jean Baptiste aka Migi twarahuye ejo kuri match ya Kiyovu Sport nayo reka tuyivugeho Kiyovu Sport yanganyije na Bugesera banamura n'imituku impande zombi Migi twarahuye aranje arambwira ngo uriya mutipe ni muzima cyane ndavuga ati Migi abafana ba pe bari kuvuga yuko wagira ngo niwe wamubazaniye ni fotokopi yawe Migi arambwira ngo Sekiganda uriya ararenze namwe ati Migi uriya muvandimwe ngiye nanjye ndamureba nkamubona ko ari fotokopi yambwa ati reka none yanyigerera uziko nge nabaye maire biteri ngewe wa champion nkutsinda ibitego byinshi jewe kandi ndashira makani nyine ko kunyemera umvise Sekiganda reka muhe muri munkuriyemo ingofero rwose uriya mukinyi yakaba ari we wabaye man of the match kuri ya match ya APR na Rayon umukinyi waziritse umuntu witwa uriya Murundi ngo na Abedi yaramuziritse byaba nibyo kugenda nyagira ngo aguruka ko areshya gutya n'indeshyo ye rero nawe n'indeshyo yiwe yajugunyaga akaguru ko gutya mutipe ntamenyana iyo yakoreshaga akaguru gusa ntago begeranaga bakoresha nimero 8 bakoresheje buriya ruboneka ntago ari ku 10 ariko baza n'undi muvandimwe wakoze umukino udasanzwe bari barahannye bamwita Dauda bari baramuhannye baramugarura arangije arazana nawe aravuga ngo reka mbereke ko ibihano imbabazi mwampaye ubu aka kanya zifite agaciro gakomeye mu kibuga nanjye bro yakinnye umupira uramuhunga mana we Dauda ni umunyegana yakinnye umupira utabaho uruhande rumwe ricaho barafindura muri stade Amahoro ngiye wewe rwose niyo mpamvu abantu abafana ba Pera bari kugira inama bari bamwe ati muzihangane muzongere gushyira umukino wa Pera na Rayon muri stade mwebwe muzabyihangane nimuzongere kubigarura nimunakira retour muzagerageze nimuzigere n'iri na rimwe mupanga match kuri stade Amahoro kuko ari stade Amahoro ni APR na Rayon kuri stade Amahoro wapi angiza mushire nijoro wenda bamushobora kubitsinda ku ruhande rumwe arimo umusajya nanone amwita Kiwanuka bro uriya muvandimwe yafashe umurundi wari hakurya shinga ntahe aramufata aramubwira ati peti ntago hari ibintu utazi kuzuba noneho twebwe iwacu abizuba rirenze ry'i Burundi yaramwirukankije induru ziravuga Nyarugenge umwataka noneho abantu batapfa kwemera yanatsinze ku gitego kuri derive bafite umwataka hari abajya bafata bakavuga bakagira igitangaza naratsinda igitego kandi yakinye match ariko William Togo kuri match mwatsinze igitego kandi kuri ko gaciro kamwe abo ni 11 ba Pera 11 ba Sport none ushaka makuru wihuta cyane dore ntacyo batweretse bamwita akibyo washaka warabibonye bro bararukunda ngo bazakubabarire ib10 ku 10 ariko pana nashakaga yeri butsinda yose aba APR yaba Rayon nimashaka umufana za kunyeganyega aza guhaguruka igitego cyagiye avera inzira Serumogo Prince Yusunja Ndiaye no bita Emmanuel Sis hari umuvandimwe wagowe cyane aza no kuvamo bamwita Nairobi Safe niyo nsima hoye Safe kamba na roho wa muhungu wanjye nibo bose yahuye n'abatekinisi awe naruboneka yaramufunze aramugira nk'akafu k'intu kacapati bamwita Rayon Sport rero reka nyihorera komeza Sport wayire ntacyo ariko nk'umunyamufana w'umunyamwuga
kinyamupira kubivuga ndababara mwana Rayon Sport ubundi yivuze bro ngiye kugera oya kinyamupira wowe sozi iyo line up yabo ngiye kuvugana no kuri ngiye kuvuga Rayon Sport nivuga ko ndi buvuge Rutsiro nivuga ko ndi buvuge basa byibuze byaba ari nyine ndare Ojera ko Ojera yafatse aperi wenyine arayifunyanga ikubita 3 ngiye kuvuga kuri Ojera ngiye kuvuga kuri Rutsiro ngiye kuvuga kuri kinyamupira Ruwari Mana yanjye Rayon Sport rwose Rayon Sport abayobozi n'ibihangane bagura abakinnyi 2-3 ariko bakinnyi sibyo kuko bino bintu ntabwo byumvikana nabavuze n'ubundi bararangiye bararangiye okay twinjiza mu kibuga utubwire ese niki mu by'ukuri ku muntu utarebye nk'umukino cyangwa se warebye nka highlight gusa niki aperi yarushije Rayon Sport mu kibuga hagati kugira ngo ibashe kuyitsinda 3 gusa Rayon Sport ikintu yarushijwe na aperi Rayon Sport ikintu yarushijwe na aperi yayirushije yarushijwe na aperi yarushije ikira Rayon Sport ikintu yarushijwe na aperi yarushijwe ikarita y'abakinnyi ikindi cya kabiri ikarita y'abakinnyi mu kibuga urabizi ko minota ya mbere match yaratangiye abareyo bose bari bizereye kenshi ku bantu babiri bari bizereye kuri Azizi Basane n'umuntu kwa Beti abo bantu babiri burane bo bari bizereyeho cyane cyane nanone baza kwizerera kuri umuvandimwe witwa Baveri Nzira kubera ko mu myitozo hari n'abantu bateraga comment bakavuga ngo Baveri Nzira mu comment uburyo ari gukoramo ari mu myitozo bamutera akadenesi agakora save y'akadenesi baro ndakotinga ku muvandimwe wanjye amwita Mukude rwose akora kuri Abani radio yaravuze ngo uyu Baveri Nzira ukora save y'akadenesi barazamunanira ariko mu by'ukuri twarabibonye ikipe ya aperi impamvu nkubwira ngo yayirushije karite y'abakinnyi buriya ni sinzi ikintu abantu sinzi impamvu abantu abanyarwanda batajya bari abasportif abanyarwanda sinzi impamvu bino bintu batajya babiri n'abantu bagura abakinnyi nimba ubizi neza Rayon Sport urayibonye ikina imikino nyafurika Rayon Sport yakinye na Singida ejo bundi nimba wararebye match ya Rayon Sport na Singida wabonye abakinnyi ba Singida uko bangana abo nayirebye ese basi mu mikino Rio Day wabonye abakinnyi ba Yanga uburyo bangana ntabwo nabirebye icyo nshatse kukubwira ni ikirere abasportif bose na muri aperi bagemo barebe bro no hanze bano bakinnyi bo hanze taye gihagararo sibyo gabari bro mu kibuga irakonta ikipe ya Rayon Sport mu kibuga na aperi 11-11 ni hano ni maka ikipe ya Rayon Sport ugiye gufata umuntu witwa duhereye inyuma umuntu muremure muri Rayon Sport ni Baveri Nzira na Sondiaye nta wundi muntu muremure urimo harundi se noneho tujye mu bataka bro mu bataka hari umuntu witwa ireba noneho fata uriya Rutsiro mwegeranye si umwataka rimero 9 mwegeranye mushyire hagati ya wenda ya Suwane yabanjemo none ufate na Clement ufate na Yunus uwo muntu urebe ukuntu areshya na tayafi ni mugufiya ni na muto wabyumvise ikintu cyumva gabari nayo noneho fatu wa unirende ukubwira bari kugenderaho umuntu witwa Azizi Basane reba indeshyo ye dorareshya arabitsinda niyo mpamvu ndi kukubwira karite mu kibuga byibuze mbere na mbere banzu urebe mu kibuga nyine uburyo gabari buryo ihari sibye igihagararo Jaka wose wangana na Togwise uretse gato nurangiza utufata uramukinnyi yegeranye na Kagege ni muto mutariko Kagege nawe aranyaruka niyo mpamvu buri uramupeti yarakinnye ageze hagati umupeti wa ava kuri Kagege ajya kwa Korode urafata umuntu twa Sekiganiro na direbe indeshyo ye bro indeshyo nta muntu baresha muri kira kibuga mwegeranye na Pedire uko areye nurangiza ufate wa murundi wundi bari kumwe muri gukina 8 ufate na save ubyo bintu bikompani nurangiza uri tufate uwo bita Kiwanuka
ku ruhande rumwe ari kumwe nande ura mu rundi prince aramusumba ufatira Ronaldo Togwi rero ikipe ya APR yabanje imurusha mu buryo burebure rero umutoza wa Rayon Sport yaravuze ngo ikipe ya APR yandushije muki muri tekinike yaramubaze APR yarebye imikinire ya Rayon Sport. Rayon Sport itangirira umupira kuri Pavel Nziri bagiye gutangira. Pavel Nziri yawuteye sibyo awuhereza awuhereza defense. Baraba nimero 2 na nimero 3 bahita basa nk'abegeye inyuma. Pavel Nziri agiye kuransa pa. Ntago yiransa ngo ajye imbere. Nuze press itajya imbere na Serumogo bakakomeza noneho uriya usundi yanyi na Emmanuel bakasa nkaho bahejeje impande akaba ari wo bahereza baro noneho bahereje baro nimero 6 wa Rayon Sport ni ugenda akagira gute akajya kwa kabaro baba defenseur yagiye kuyibaka ni ujya kuyoherezayo wumvise yagiye kuyoherezayo asanga Serumogo na ba presse bagiye kwataka nabazizi basane ugasanga nta handi azizi basane bakubise contre attaque bakora imbere y'izamu buri kanya APR yabigenje APR yakoze icyo kintu iravuga ati abo bantu turabasumba bose tubarinde umwe one on one wabyumvise ikintu rero uramutoza wa APR yakoze hese vuga ati nibajya bakora iyo system buri muntu ku mukinnyi we turate dufata dukoresha William Togwi bitokubita pressing y'aba bantu babi noneho nimero 6 witugumana nande ari we Dauda nimero 6 ari we safe oya ari we safe ujya gusaba baro turahita tujya hehe turahita tujya boreta Dauda urahita tujya gufata nimero 6 wa Rayon Sport ahita umubuze pressing yagiye kwitogwa na Togwi aratera hehe arahita yiransa cijugunya najye kucijugunya babakinyi ba Rayon Sport bapere ni barebare barasanga uwo bita Kerema na Yunusu basange rido ryabo riri imbere yabo uwo bita Sekiganda ahita bahita bawugarura bazasanga abatekinisi wabyanga wabyemera umuntu witwa muri mediane yose umuntu witwa Sekiganda umuntu witwa Ruboneka umuntu witwa Dauda na karite muri Rayon Sport bafite ingana nabo bantu ntawe nta numwe nawe nk'ubwo unagiye kubona nimero 10 ya APR ni ari hari yuzuye kuko memeri dawo no wosha kubyishura 5 niguto hajya kumbwira iyo match rero no mpamvu APR yarebye zabaro zabo ndende yabici umukino baranje bagira gute baza kugaruka wabyumvise ni naho nuza kureba ku gitego cya gatatu wabyumvise ku gitego cya gatatu naho cyo gitego cyavuye nibugira ngo ndakubije umukinyi baje kuvana Emmanuel bazana Mpeto bavuye muri Mukura noneho bavanyemo William Togwi bafata umuntu witwa Mamadusi aza mu kibuga Mamadusi burani namuke twari nk'ingeragere babare wenda kubwitira nawe kubera ko n'umupeto yiruhuta n'umupeto deranja n'umupeto utera kavuyo babyumvise ntago ajya hagarara ntajya ruha ahura abagenda we yakubise pressing wumvise babonye ko akimara no kujyamo yakubise pressing Pavel Nzira baro arayikubita poto cyari gitego ubwo amahirwe pressing ya kabiri ni nacyo gitego cya gatatu cyaje yagize gute yakubise pressing hagati ya Sudiyanyi na Pavel Nzira arangije ikintu yahise akora yahise Dauda yahise akubita Pavel Nzira ahereza wa mukinyi nuze Mpeto wavuye muri Mukura ni bagize izina ryiwe araza noneho ahita amuhereza baro Dauda yahita kujya kumupressinga noneho isuwa nuze Mamadusi ahita akora afunga kuwari ku buryo atabona ahantu ari butere ngo ahereze Sudiyanyi abura hayitera ajya kuhereza nde umuntu witwa Pavel Nzira ayitera nabi babonye yabya nakubwiraga ya pressing nakubwiraga ayiteye nabi njya kwa si ayitera gake si asanga we yari hagati na hagati arayikongana Pavel yasanze Mpeto atamukubita cengo aho kuzi cengo ahita azamura ataranashota ati ni igitego byarangiye celebrate no Pavel Nzira nakine sakura yese hagarara atunganya nimero 6 yari yagiye akinere burenzeho okay ngira ngo rero icyo gitego cya gatatu cyo kimaze kujyamo
cyane ngiye ku munota wa nyuma ngira ngo nicyo mu minota ya nyuma niyo mpamvu nyikubiseho kugira ngo ngute imbango ku munota wa 94 ngira ngo rwo cyagiyemo gitsinzwe na Mamadusi nawe wari uvuye mu bihano ndibaza niyo match yari akinye mbere neza cyane bose hanze y'ikibuga nyuma ya match nyuma yo gutsindwa yari mood imeze gute ku bakunzi ba Rayon Sport by'umwihariko abakunzi ba Rayon Sport urabizi ko abariyo hari video nabonye hari umwe watashye rugikubita rwose yatashye wabariyo niko tubyita se ataho wabariyo ameze nka nda rwose ndavuga kuri Ngawaro Beni nawe kuri match ya igikombe cy'amahoro natashye kuri ya kota itari kuramo kujugunya haraha kubyitwara ku rutugu nawe ataha ibitego bimaze kujyamo so rero hanze ikibuga abariyo nakahinda bamwe bararize barabibonye ikindi hase haba byasemera ko nta match yagibaye byari kutwa ko match gakomeza ahubwo match byabaye nkaho match tigeze kubera ko uriya Rayon Sport urabizi ko iyo yatsinze yarugenge naka kandi induru zibaze ariko APR baserebura gisirimu bro ntago bide kare harimo abapeti barimo badashimo reka tuhuze umuvandimwe bamwita Kazungu na timu yiwe nta mugabo uramuti bikunda kugura cyane n'indera ndamwibaje ariko ndasuzana Benjamin yigeze kuzawana reka ndashimire ntago ngira ngo iyo ni muri imwe muri tekinike musiye mukoresha bigatuma mwanga amakipe amwe namwe ko yanze gukanda akanyenyeri ndi gukubwira yuko mane ari umuntu yageze kujya muri Rayon Sport yagiye bamwita Frank nubwo nabayita nimba ari ngo Forever Fan Club simbuka Fan Club akinamo bamwita Frank ni umupapa unemera cyane ubundi Rayon Sport yatsindaga ubundi kubera ko mba ndi kurara kuri stade nagiye kumva kurabara abantu bajyana ibyo kunywa ariko mpamvura ngo ati icyo kunywa ngati ibyo kunywa ntabishaka ati ngo kandi ari umuntu wamaze kukishyura ati rero ubwo ngo ndakinywera Frank ndamusuka cyane waba gutagashaka cyangwa wabaga oya ari umuntu akubwira nyine akubwiye kanga kumusuzugura biriya si kubera ari umuntu ukogara n'inshuti yanjye akora kuri stade acuruza biriya bintu byo kuri stade byo kunywa yakubona umuntu araje ngo ati hari umuntu waguze akari cyangwa se uri he hari umuntu azi kwishyura akantu kuko ikagaburi b'inshuti n'abantu bose mwana ndasuzana n'umufana bamwita Sam bamwita Kiroso n'umufana wa Rayon Sport cyane cyane ariko ntajya gura ko n'inshuti yaje rero kuri match aho nuko nguko barujugira babonye cyangwa no beach ndagira ngo ugarutse kuri celebration ya Jangwani nyuma ya match ubu none dusorezaho celebration ya Jangwani n'ishimo birenze narwo Jangwani ariko ubundi saho ugeze wabonye chairman wa APR akandira akanyenyeri abavandimwe bare ako video nakabonye the cafe ya play abantu ahubwo se ubu ari cyakire bati je nagutsinda nkana kwishyura kubita hete zo na ambulance batwara kwa muganga ari ahantu kuri ari uburyo bajyaga bavuga kera ariko n'ubu ngo banza bikibaho barakubwira ati APR ni umubyeyi abafana baba amakipe yose barabizi bari abakinyi bakira uhereye kugira basugira bano ba uyu mutuko bano bamunumbura ba Faustin baraba petit bose abakinyi benshi bagiye bavunika no mu Mavubi bro bavuzwaga n'abayobozi kandi atari bo bakinira bakina amakipe yabo n'abanyarwanda tugutegeye iki indege ijya mu Buhinde bagende bakubata bro niyo mpamvu mubwira ngo APR umuntu utanayikunda wenda siyo mpana ko nyene ifanira amagaju y'iwacu urabizi ikintu kimbabaza cyo nyene kimwe nuko amagaju yageze hano Nyarugenge bayiba nicyo cyonyine mbona abonye ariko bazongeresha ariko bazajya baza mu majyepfo nange rekanya bazajya baza mu majyepfo amagaju duko abiba babigenza gute bene bibareba atatu mu yatahanye tuzaya tubatsinda ariko buryo APR na Rayon muzamuza mu majyepfo natwe tuzabakubita none stade yacu Nyagisenyi bagiye kuyuzuza wowe hari hano no kira kibuga nzabakubita n'abantu bazajya nk'igihe Espoir yayujuje yagarutse mu cyiciro cya mbere Espoir yawe nzajya nanajya hanyuma se Nkombo iri hari yarayibonye Nkombo yawe nawe warayibonye Nkombo iki Nkombo ariko ubundi Nkombo yaboneza yazamuka cya mbere
oroha nabonye arimo abakinnyi bazima da ubyihoreye ako nkombo wazajya kwa kumakaza ngira ngo azabudemo akazi wanyu aya kwifana birahagije nzayifana nkombo ese kuki nirabone wambaye jezi yayo uzayimba iriya jezi irasa nabi cyakwanza nza unayisebeje ubyumvise rata ariko jezi ni Grace ni wowe ushinzwe ariko kakane kariya kawe ko ni sawa nzakagura karimo umwe n'umukara kafite ukuntu kameze ukuntu ariko niba bararinde nta rirapika cyane ukuntu ariko nkombo rwose dore ni gutya wafanye ikipe y'iwanyu nzitereka ese nkombo ni iwanyu sore wacu ku nkombo ndaguze sema bwene ni nkombo Enyanya ni nuko dushoje nagira ngo twaganira kuri derby yabaye muri weekend buretse gato tutarasoza mbanze mwarabibonye ko ibyishimo by'abafana by'abakinnyi ba PL sabafana gusa abakinnyi ba PL mwitwa Rode Captain bro yerekanye geste zidasanzwe bro ariko kigaragara ko ari amagambo yarari kubwira abantu byo nakubwira abanyamakuru basu ikibazo ngiwe nta munsi ntibivuga cyane basigaye bagendera ku marangamutima mani ntabwo bagikora umwuga wabo nyine nk'uko babitoye nk'abasportifu nk'abanyamakuru koko nimba umukinnyi kuriya yifasha umwana nuko umukinnyi imana aba yabibonye imana igenera umuyobozi umusirikare akifata agakotinga ibinyamakuru ngo bivugira gutya na gutya bro nuko baba babizi imana ntago umusigara ajya kuvuga ibintu nabiri ari uko tabibona bibangamye none ikintu cyambabaje abanyamakuru ibyo bitangazamakuru bikajyana bikavuga ngo bigeze kumubaza ndashimira cyane abanyamakuru shimira cyane bamwita Hit Claude imana kora kuri disi wamuhamagaye akamubaza ese koko chairman wa PL umuntu witwa Toto Boy uramumenye wowe ni Eto nuwo muri APR cyangwa arababwira ngo reka nta nubwo tumuzi gusa icyo nzi ntabwo tumuzi muri staff ya PL icyo tuzi cyo nuko ari umufana bya bitangazamakuru ndikubwira birwanya amakipe biyobya abafana baraje ngo wafanda ribeshya bro iryo byibuza ku kantu konye uribeshye wahura beshe nako nta nubwo bati nguribeshye akura beshe buryo umusirikare agenda akajya kubeshya abeshya koko ni nko kubeshya igihugu rero yaragiye arebana nabo araje agira gutya mugabanye sibyo agira gutya ngo mugabanye amagambo abereka mu bafana ngo murebe abafana abereka kuri pitch avuga ati murebe umupira dukina rero mwikosore kandi ikindi ngezanye nzongera ngarura inkuru Kenisi muribuka amagambo yababwiye muribuka umuntu witwa Taifa nanagusuza ngaho muri Amerika